Imana ikimara kujugunya Satani mu isi yaravuze ngo wasiwe ugushije ishyano. Ni ukuvuga ngo ari abantu, ari ibiremwa byose birimo byari bihuye n'ikibazo gikomeye cyane. Satani yaraje rero azana mu isi ibintu bibi byinshi cyane, bityo rimwe na rimwe aribyo usanga bigenda bigonga abantu. Hari byinshi rero ducamo tukabivamo dukomeye kubera ko n'izo mbaraga twarazihawe zo guca mu bitugoye kandi tukabivamo dukomeye. Ariko nanone ngo hari ibyo turema ugasanga rimwe na rimwe bitubuza kwishima ari twe twabyishyiriyeho cyangwa se twabiremye nk'abana b'abantu. Uyu munsi rero naje kugira ngo nkubwire ibintu bishobora gutuma ubaho utishimye kandi ari wowe ubitera. Nguhaye ikaze niba uri mushya, gushimira by'umwihariko wowe wakanze subscribe, Imana ikumpera umugisha. Icya mbere rero ngo gituma ushobora kubaho utishimye, ngo ubayeho uri wa muntu wigereranya n'abandi. Ni ukuvuga ngo hari abo mwakoranye, abo mwiganye se, abo mwari muturanye, ugasanga uri wa muntu uhora uvuga ati reba runaka twariganye, uriya twaraturanye, twarakoranye se, ariko reba aho ageze urebe nanjye ahondi. Ukibagirwa yuko muri iyi si buri wese agira inzira ze. Hari aho ari uyu munsi afite uko yahageze, afite uwamusunitse, wenda wowe ntawe ufite. Ariko ntabwo kuvuga ngo yabigezeho ku myaka 25 ntibivuze ko kuba ufite imyaka runaka bivuze ko utazabigeraho. Uyu munsi hari abakora ibi bakabigeraho ku myaka 30, abandi bakabigeraho ku myaka 50. Kuba ugihumeka, ugifite ubuzima birashoboka cyane. Ahubwo ukora cyane, ushakisha uburyo wagera kuri cya kindi wifuza utitaye uko ungana, kuko twese ntabwo tuzagenda ngo tugerere ahantu rimwe. Hari abazagerayo mbere, abandi bakagenda babakurikira, ahubwo twese twigira kuri ba bandi bagezeyo. Icya kabiri rero ngo nta mwanya ugira wo kwita kuri bya bindi bituma wishima. Uri wa muntu uhora ureba ibishimisha abandi, runaka yakoze ibi, yagiye aha, nyine ugakururwa n'ibyo abandi nyine bakora bakishima, ariko wowe ufate wa mwanya wo kureba twa tundi tugushimisha. Buri muntu wese mu buzima bwe agira ibimushimisha, kabone n'ubwo byaba ari bito ariko biba bihari. Ujye ureba kuri ibyo rero bishimisha wowe, utitaye iby'abandi ubirebe nyine nk'ibiri aho, ariko ibyawe ari byo uha agaciro. Ikindi ngo uhora utekereza ku byo watakaje kuruta ibyo ufite uyu munsi. Hari igihe usanga nko mu myaka yawe yashize wari ufite uko ubayeho wenda ukomeye se, uyu munsi akaba ari utakimeze kwa kundi, bigatuma uhora muri bya bitekerezo byo kuvuga ngo kera nari imeze uku, nari mfite ibi, ugasanga niwo mwanya munini utekereza. Ubu ngubu wenda nubwo udafite bya bindi wari ufite kera, ariko wakora bikaza, washyiramo imbaraga nanone bikaza kuruta uko wata umwanya munini, kuko iyo ubitekereje ukareba uko wari umeze ukagaruka uyu munsi uko umeze, bigutera kubabara kuko ubonamo ikinyuranyo gikomeye. Ariko iyo ufokasinze ku byo ufite uyu munsi, biguha inzira zo gutekereza n'icyo wakora kugira ngo wongere gutunga ibyo wahoranye. Ikindi ngo usanga ugira inshuti z'imico mibi. Ni ukuvuga ngo hari igihe tuba dufite inshuti, ukaba ubizi ko ufite inshuti ariko nawe uzi neza ko zitagira imico myiza. Imico mibi nta na rimwe ishobora kukuzanira umunezero. Cyokora ishobora kukuzanira umunezero w'agahe gato, ariko nyuma ukazababara kuruta bya bindi wibwiraga ko byakuzanira umunezero. Ni byiza rero kugira inshuti nziza mu buzima kuko ni ingenzi. Ikindi ngo usanga ari uri wa muntu wabaswe n'ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga byarakubase. Hari igihe ukora ibintu noneho bigasigara byo bigutegeka, ku buryo ari byo bikubwira ngo jya aha, kora iki, wowe waramaze kuba addicted kuri byo. Hari n'ibindi bishobora kuba atari ibiyobyabwenge cyangwa se n'inzoga, ari ibindi bintu bigutwara umwanya wawe wose, ugasanga we nta mwanya ukigira wo kwitekerezaho. Ikibaye cyose urashaka kujya gukora cya kintu wiremeye kimeze byabaye ikiyobyabwenge kuri wowe. Ni byiza cyane rero kwirinda ibyo bintu.
Ikindi ngo ntabwo ujya wigira mu makosa wakoze ngo ukure cyangwa se uhinduke. Hari igihe usanga ahashize waba waragiye ukora amakosa menshi bitewe wenda n'igihe wari urimo cyangwa se utaranakura n'ibindi nk'ibyo, ariko ugasanga uyu munsi n'ubundi cya kintu ntacyo kigeze kikwigisha, uracyari wa muntu ugisubira muri ya makosa n'ubundi wakoze. Ntabwo uvuga ngo ubushize nakoze iki kintu kibyara ibi n'ibi, uyu munsi ni uwo kugira ngo noneho mbihagarike sinzongere kubikora. Uri wa muntu uhora ubisubiramo buri gihe buri gihe, ni ukuvuga ngo ikosa nta kintu na kimwe uryigiramo. Ibyo rero ngo nabyo bitera gutuma ubaho utishimye. Ibyo ni byo naguteguriye uyu munsi rero, wakoze cyane kubana nanjye, nawe niba wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe, ukore share, ukande ku nzogera kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.